ni chapitre ijyanye n'icyigisho cy'umugabo witwa Jack Ma. Jack Ma ni umushinwa wavutse ku itariki 10 Nzeri mwaka wa 1964, avukira mu mujyi wa Hangzhou. Uyu mugabo kumenya icyongereza kiri muto biturutse kuganira n'abakoreshaga ururimi rw'icyongereza bazaga gucumbika muri hoteli ya Hangzhou byamugiriye umumaro cyane kubera ko afite imyaka 9 gusa. Yatemberezaga ba mukerarugendo bagenderaga uyu mujyi yifashishije igare rye n'icyo cyongereza cye, bituma akundwa muri ako gace ke, anahabwa akabyiniriro ka Jack kubera ko aba ba mukerarugendo bagorwaga no kuvuga izina rye ry'igishinwa Man Yun, niryo zina rye ry'igishinwa. Ba mukerarugendo rero bikabagora, baravuga batereka tumuhimbe Jack. Jack Ma rero nk'abandi bana bose yagannye ishuri, ariko kubera ko atari umuhanga kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye byamusabye imyaka 4, kubera ko yakoraga ikizamini kimwinjizayo agatsindwa. Imyaka 4 irashira atsindwa kugeza agiyeyo. Ku bw'amahirwe rero yagannye muri kaminuza, yiga kwigisha icyongereza muri kaminuza yitwa Hangzhou Normal University. Asoje kaminuza yabaye umwarimu w'icyongereza. Kubera ko yakoraga akazi kamuhemba amafaranga make cyane, icyo gihe bamuhembaga amadolari 12 ku kwezi, byatumaga ashaka kandi kazi kamuhemba neza. Yasabye akazi ahantu harenga 30 byanga, anasaba buruse yo kujya kwiga ahantu henshi biranga, harimo no muri kaminuza ya Harvard. Mu mwaka wa 1995 nibwo Jack Ma yatangiye kumva ibijyanye na internet, yumva bimuteye amatsiko by'amahire, aza no kujyana na za nshuti ze z'ababa mukerarugendo, bamujyana muri Amerika amenya uko internet ikoreshwa. Gusa yabanje kugerageza gushaka ubumenyi bwa internet wabo mu Bushinwa, ariko mu buryo butangaje wabo mu Bushinwa yabuze n'umuntu n'umwe mu gihugu wari ufite ubwo bumenyi yifuzaga bwa internet. Abukura rero muri Amerika. Kubutse muri Amerika, Jack Ma n'umugore we biyemeje gutangira kujya bafungurira website amakompanyi atandukanye y'ubucuruzi, ndetse biranabahira. Bituma Jack Ma agirirwa icyizere na leta, ahabwa kuyobora ikoranabuhanga muri Minisiteri yari y'ubucuruzi mpuzamahanga n'ubuhahirane bushingiye cyane ku bukungu. Icyo gihe hari umwaka wa 1998. Nyuma y'umwaka umwe yaretse akazi ajya gushinga kompanyi ye iri mu zikomeye kuri uyu mubumbe, ni yitwa Alibaba. Igitekerezo cye cya mbere kwari ugucuruza akoresheje ya internet, kandi biramuhira. Kuva icyo gihe Jack Ma yagiye arushaho kugenda yagura ubucuruzi yakoreraga kuri internet. Kompanyi ya Alibaba yagiye izamuka, yagurwa ku rwego mpuzamahanga. Ibitekerezo bishya Jack Ma yakoreshaga agende ku byo yabonaga ku isi byatumye Alibaba iba website mpuzamahanga, isi yose irayitabira. Mwaka wa 2014 sosiyete ya Alibaba ya Jack Ma yari imaze gukura, imaze kwinjiza arenga miliyari 25 z'amadolari y'amanyamerika. Icyo gihe hari mu myaka 14 gusa. Icagahigo ko kuba kompanyi y'ikoranabuhanga ifite agaciro kurusha izindi ku isi muri uwo mwaka. Kuri ubu Jack Ma ni umuyobozi w'icyubahiro w'iyi kompanyi Alibaba. Mu bindi atazwiho na benshi nuko Jack Ma ari umunyamuziki, yigeze no gukinaho sinema ho gato. Afite umugore n'abana 3, abarirwa umutungo urenga miliyari 23 z'amadolari y'amanyamerika. Akaba ari mu myanya 70 ya mbere y'abaherwe ba mbere mu isi. Akaba n'umuntu wa 7 ukize cyane mu Bushinwa. Jack Ma yagiye yigisha ibintu byinshi bitandukanye, muri make aravuga rikijyanye. Hari rero isomo rikomeye Jack Ma yigeze kwigisha, iryo somo ndashaka ko turiganiraho muri ubu buryo. Jack Ma yatangaje abantu 3 ugomba gusiba mu buzima bwawe niba ushaka guhindura ubuzima. Abantu 3 ugomba gusiba, ubwoko bw'abantu 3 ugomba gusiba mu buzima bwawe niba ushaka gutera imbere. Jack Ma avuga ko nk'uko telefone igira ahantu usibira, ni nako n'ubuzima bwawe bugomba kugira agasibisho. Shaka agasibisho rero. Isomo ry'uyu munsi ni agasibisho. Muri make, iyo telefone yawe iremereye ukora iki? Telefone iyo yuzuriranye ukajya ushyiramo amafoto bikanga, ugafotora bikanga, ugashyiramo application bikanga, bigenda bite? Urarira, uriyahura, urababara, ukora iki? Ikintu ukora, ushaka agasibisho ugasiba. Nta nubwo uhangayika rwose. Icyo usabwa ni ugusiba, ni ukugabanya. Ariko iyo umuntu akuremereye ubigenza uti? Umuntu yakubabaje,
yaguteye igikomere agatwara imbaraga zawe agatuma usuhererwa akakwibira igihe, ukora iki? Bitandukanye n'ibyo ukora kuri telefone. Kubera ko iyo umuntu akubabaje urarira, urababara, urahangayika, ugira inzika, ugashaka kwihorera, agatoki kagahora ku kandi uvuga uti ngombe mwihorereho. Ibyo byose ni ibikorwa bituma umugumana muri wowe akakuremerera kurushaho. Bitandukanye nuko kuri telefone ubigenza. Kubera iki kuri telefone uhita usiba, ariko kuri uwo muntu ukamugumanaho ugasanga wikoreye umutwaro uremereye w'uwo muntu. Nuko wibagiwe ikintu cyitwa gasibisho. Hari nabo ukomeza kwita inshuti kandi buri gihe iyo muhuye aho kukubaka barakuremerera. Nkuko application mbi zo muri telefone zituma utakaza umwanya wayo, niko n'abantu bari mu buzima bwawe batuma utakaza igeno ryawe. Nuko Jack Ma abivuga. Agakomeza avuga ko agaciro k'ubuzima bwawe ntabwo gaterwa n'umubare w'abantu bakugaragiye, ahubwo kagenwa n'ubwiza bw'abo bantu bakugaragiye. Abantu bamwe ni vitamine zikongerera imbaraga mu buzima bwawe, mu gihe abandi ari virusi zikumara imbaraga zikanakwangiza zikakwanduza. Hari abantu bameze nka virusi mu buzima bwawe, hari n'abandi bameze nka vitamine. None igitangaje, abo bakumarira imbaraga nibo ukomeza guha umwanya wawe, nibo musangira, nibo wita inshuti, nibo mwirirwana mu bubari n'ahandi hatandukanye. Izo virusi nizo wirirwana nazo. Nuko telefone iyo udasibye virusi, telefone yose irahungabana. Niko no mu buzima bwawe iyo udakuyemo abantu bameze nka virusi, systeme yose irahungabana. Ukajya uhora witotombera Imana, ukajya uhora witotombera igihugu, ukajya uhora witotombera isi, nyamara ikibazo kiri mu bantu bari mu buzima bwawe bameze nka virusi muri telefone yawe. Jack Ma avuga ko abantu benshi ntabwo batindahazwa n'abanzi babo. Hoya, ntabwo abantu bagusubiza inyuma ari abanzi bawe buri. No. Kubera ko abanzi bawe baroroshye kubamenya no kubirinda. Umwanza gutera ubibona. Abantu benshi batindahazwa nabo bita inshuti, ariko ku ruhande rumwe ari virusi zibonka. Bariya bagusekera, bariya musangira ibyamvahe na njyahe. Jack Ma avuga ko rimwe na rimwe baba barimo virusi ziguhungabanya, zikaguhumanya rwose. Abo rero nibo byorohera kugutesha intumbero yawe, bikaborohera kwisha inzozi zawe mu cyayenge nta nubwo ubimenye. Biraborohera kukurangiza. Ntabwo ari abantu bakugabaho ibitero byahuranyije, hoya, ahubwo ngo bakwangiza gahoro gahoro. Usanga inshuro nyinshi igihe cyawe cy'umumaro kimarwa n'abantu bahora bakujyana mu buyobi, cyangwa se mu bintu bitakubaka, ahubwo bituma usuhererwa. Bariya bakubwira ngo nta myaka 100 nibo babi nizo virusi. Ngo ry'isi ry'ubuzima wibyegereza umutima, ngo ntugakomeza ibintu, ngo jya ubyoroshya. Jack Ma akubwira ngo izo nizo virusi mbi kurusha n'abanzi bawe. Jack Ma akubwira ko nta kintu cyoroshye kiri hano ku isi. Ubu kubwira ngo wibyoroshya ni virusi. Ibintu birakaze. Abantu bose bageze ku gasongero ngo ni abantu batigeze babyoroshya na gato. Bariya babikomeje nibo bagezeyo. Bariya bakubwira bati urakabya ngo jya utuzamo. Jack Ma arakubwira ngo ni virusi mbi ziri mu buzima bwawe utazi. Mbere yo kubaka inzozi zawe rero ngo ugomba kubanza gusiba ibidakwiriye mu ruziga rw'ubuzima bwawe. Mbere yo gufata banzure kuri inzitizi zituma udafata ngo ukomeze. Imbaraga zawe cyangwa inzozi zawe ntacyo zivuze mu gihe zirimo abantu batabikwiriye. Ntabwo uzigera uzikabya. No. Ntabwo bizashoboka mu gihe ufite virusi zikonka. Ntabwo bizashoboka. Koroshya ubuzima, kuryoshya, Jack Ma arakubwira ngo ntabwo ari bibi ubikoze igihe gito, ariko koroshya ubuzima iteka ryose kandi bwo bukomeye. Ubuzima bwo burakomeye, wowe urashaka kubworoshya buri gihe, ngo ntabwo ari amahitamo meza. Hari imyaka rero yo kuryoshya ubuzima, ariko igihe kinini cy'ubuzima kirasaba gukamirika kurusha kuba cyoroshye, kubera ko isi nta muhi ifite, nta muhi igirira abantu boroha. Abari ababyoroheje ntabwo isi bagirira impuhwe. Uzareba abantu bose bageze ku gasongero ni abantu babanje kubikomeza bakabigira intambara, ahubwo bakabyegereza umutima cyane. Nta guseka, nta mishinyiko. Kuba umuntu ngo mwarakuranye cyangwa mwarabanye mu buzima bugoye ntabwo bivuze ko akwiriye kuba mu rugamba rwo gukabya inzozi zawe. Hari igihe aba ari we udurumbanya inzozi zawe utabizi. Wowe ukajya uhora ngo uyu muntu ngo twarabanye,
ngo twariganye, ngo twarakuranye, ngo twasangiye akabisi n'agahiye, buri gihe ukajya umuhoza iruhande rwawe, uwo muntu kandi ugasanga niwe uguca intege. Nuko Jack Ma abyizera. Jack Ma avuga kuri igisobanuro cy'abantu mugendana. Niba ugendana n'abantu bakubiswe 5 mu myaka 5, nawe uzaba warakubiswe cyane kurusha. Niba ugendana n'abanebwe 5 mu myaka 5, uzaba uri umunebwe kurusha. Niba ugendana n'abanyabihuha 5 mu myaka 5, uzaba uhwihwisa kubarusha. Ariko niba ugendana n'abanyembaraga 5, abakora cyane 5, abagafashe 5, mu myaka 5 iri imbere nawe uzaba uri uwagafashe. Aho kumara umwanya ushaka gukabya inzozi bikagutwara imbaraga nyinshi, izo mbaraga zikoreshe ukura mu nzira zawe inzitizi zituma utabigeraho. Jack Ma akubwira ko umuntu wa mbere ugomba gusiba, cyangwa se abantu ba mbere ugomba gusiba mu buzima bwawe, ni bariya bahora bitotomba. Wa wundi uhorana mu kanwa amaganya, mu kanwa ke ahorana amagambo y'urucantege, amagambo yo kwitotomba no kwicuza. Uwo muntu Jack Ma arakubwira ngo musibe. Siba, kora direct, shaka agasibisho. Kuri we ibintu byose nta kiba kigenda, ahora ahumekera mu kwaha. Izuba uravuga ngo ahumekera mu kwaha nk'inyoni. Niwe uhora yitotombera ubutegetsi, ahora yitotombera izuba, imvura iragwa akitotomba, ikirere kirahinduka akitotomba, mu baturanyi aritotomba, ahorana amaganya, ibiciro aritotomba, araba ari mu modoka atwaye jamu yaza akitotomba, iyo avuga boss aritotomba, yagera ku bakozi akitotomba, amazi arabura akitotomba, umuriro urabura akitotomba, ibiryo biba bike akitotomba, n'umwuka ahumeka aramutse wishyura nawe yajya witotombera, ukagira ngo niwe uhumeka wenyine. Ukagira ngo niwe muntu ufite ibibazo wenyine kuri hisi. Abantu bose bahura n'ibyo bibazo, ariko ukagira ngo niwe watose wenyine mu gihe imvura yagwaga. Abantu bitotomba rero ngo ntabwo baba bashaka kubaho bonyine. Oya, abantu bitotomba bashaka kurema itsinda. Baba bashaka abantu bajya muri icyo kigare cyo kwitotomba. Niba abantu bahora bavuga bati iki gihugu nta kintu na kimwe kigenda neza, ukagira ngo akibamo wenyine. Bahora bashaka itsinda ry'abantu bo kujya muri iyo groupe y'abafana bo kwitotomba no kurema ikipe. Nta muntu ushaka kwitotomba wenyine. Oya, abashaka kugukurura kugira ngo uze mu ikipe ye. Iyo ubahaye umwanya rero ushiduka nawe wageze muri icyo gikoni, ku buryo gukabya inzozi bihinduka ibidashoboka. Nta muntu witotomba wigeze atsindira umudari, ntabwo biba. Ntawe wigeze ahabwa igihembo kubera kwitotomba. Uzabicunge neza, abantu bose bahabwa ibihembo niba ariya bahagarika kwitotomba, ahubwo bagakora impinduka. Amateka yibuka bariya bakoze impinduka mu gihe abantu bariraga nk'uduhinja. Ntabwo isi igihemba bariya barira nk'uduhinja. Hoya, ikibazo cy'abantu rero bahora bitotomba nuko bahorana ingingo ziherekejwe n'imibare igerageza kumvikana. Baravuga ukagira ngo ukuri kwabo ni 100%. Baba bafite ibimenyetso, kubera ko bita ku bibi cyane, kandi bibi nabyo koko birahari. Bo rero babyitaho cyane, bakabimira bunguri, bakaguha ibimenyetso bifatika. Kubizera rero biba byoroshye. Baba bafite ingero nyinshi cyane z'ibibi byabayeho, bakirengagiza ko nubwo ibyo bibi bibaho hari n'ibindi byiza bihari, kandi abita ku byiza bahinduka abatsinzi. Kugumana igihe kinini n'umuntu uhora witotomba rero birangira umwiyunzeho mu buryo bworoshye, mukarema ikipe, mukarema agatsinda k'abantu bitotomba, mukarema ikimina cyo kwitotomba, mugatangira kubona amakosa yo kuri buri kimwe rwose. Uhita utangira kurwana na virusi zikwinjira zo kwitotomba, kubera ko umuntu witotomba afite virusi muri we yo kwitotomba. Nawe rero utangira kurwara iyo virusi yabo, n'ubuzima bwawe bugahita bwerekeza ku kugaragaza ibimenyetso ko wanduye iyo virusi yo kwitotomba. Niba ubwato bufite umwenge, Jack Ma akubwira ko ntacyo bivuze uko waba uri umuhanga mu kugashya kose, buzarohama. Guhora witotomba rero bimeze nk'umwenge ku bwato. Aho icyo usabwa, shaka agasibisho, siba. Ntukeneye guhindura abo bantu, ntukeneye guhangana nabo, ntukeneye kujya impaka nabo. Jack Ma arakubwira ngo icyaba cyiza ni ugusiba. Kandi gusiba ntabwo ari uko ubanze, hoya, ahubwo nuko ukunze ejo hazaza hawe kurushaho. Icyo ukora nta kindi, urabitarura. Kubitarura si ukubanga, si ukubarwanya, hoya, wowe urashaka ejo hazaza heza. Uwo rero ni umuntu wa mbere ugomba gusiba.
abandi bantu ba kabiri ugomba gusiba ni bariya bahora mu butengamari. Aba Jack Ma arakubwira ngo ntabwo bacuruza ibindi biyobyabwenge, icyo bacuruza ni ikiyobyabwenge cyitwa ubutengamare. Ngo niba hari ikiyobyabwenge gikomeye kurusha ibindi byose ku isi ni ugutengamara. Uzatinya umuntu uguhoza mu butengamare, utajya ukwibutsa wahinduye ibi ahubwo akifuza ko uhora mu butengamare, uhora uryamye. Nta muntu ushaka kubwira ko yabaswe n'ubutengamare, ariko Jack Ma arakubwira ngo inshuro nyinshi uzasanga inzozi zawe ziburizwamo no gushakisha kuba umuntu utengamaye. Ubu butengamare impamvu bukomeye ngo nuko ubu bushyigikiwemo n'abantu bawe ba hafi. Ababyeyi baba bashaka utengamara, inshuti magara zawe zishaka utengamara, umufasha, abana, abavandimwe n'abantu bagukunda baba badashaka ko hari ibyago ibyo ari byose wakwishoramo. Ku ruhande rumwe ni byiza kubera ko ni umutekano wo gushakira, ariko niba ufite inzozi nini ukishinga abantu bagushishikariza gutengamara, Jack Ma arakubwira ati wakishe. Abantu bagushishikariza gutengamara nibo bakubwira bati ntukigore cyane, jya uruhuke rega, ntugakomeze ibintu, reka tujye kuryoshya. Umunsi umwe nta kintu wagutware rega, nawe rega ubyegereza umutima ugakabya. Nuko baba bakubwira, babivuga bameze nk'abantu bakugiriye impuhwe, ngwino tumwe kamwe rega nta kibazo, ni umunsi umwe. Abo rero ngo iyo ubahaye umwanya, wa munsi umwe bakubwira guhinduka icyumweru, icyumweru kigahinduka ukwezi kugahinduka umwaka ugahinduka ubuzima bwose. Nyuma y'imyaka 5 rero urisuzuma ukibaza uti inzozi zanjye zaburijwemo n'iki koko? Uko 2020 yansize niko 2025 igiye kunsiga. Iyo uri umuntu rero ngo usesengura, usanga inzozi zawe zaraburijwemo na wa muntu umwe, wa wundi wita inshuti, wa wundi wemereye ko mugiye kunywa kamwe umunsi umwe mu ijoro rimwe, kuva uwo munsi ako kamwe kagahinduka icyumweru. Kuva uwo munsi nibwo watakarijwe icyizere kitazongera kugaruka ubuziraherezo. Uwo munsi niwo wadurumbanyije inzozi zawe. Abo bantu rero bakunda ubutengamari bagaragaza ubunebwe nk'ikintu gishimishije cyo kuryoherezamo. Buri gihe bahorana imipango yo gupfusha ubusigihe, ariko ibibazo bije wisanga wenyine ntacyo kugufasha bafite. Bahora bagushishikariza kuryoshya ubuzima no kubworoshya, ariko ibibazo byagukomerana akaba aribo ba mbere bahunga. Intsinzi ibarirwa ku rundi ruhande rw'ubutengamare. Urwo ruhande rero ni uruhande rutarimo gutengamara na gato. Kubyuka kare, kwizigama mu gihe abandi bari kuryoshya, kuza muri summit mu gihe abandi bari kujya guceza, kuvuga oya kubita kubaka, gukora cyane mu gihe abandi bari kuryoshya. Uko wiyegereza abantu bakunda ubutengamare rero ngo ni kurangira kurushaho. Aba bantu bazakubwira bati warahindutse kubera ko utangiye kubicaho. Sinzi ibyo yigize noneho mushuti wacu yiciye ku bantu asigaye yirata. Ibi byose ngo ni ibitero byo kukugamburuza kubera ko utakiri umufana w'ubutengamare. No mwisi yo gutengamara wegeye hirya ho gatoya. Ntabwo utakaza inshuti imizi iyo uri gutera imbere, aho gutakaza ba bantu bakwiyoberanyaho. Iyo uhisemo gutera imbere, iyo uhisemo kwihugiraho, abantu bakwiyoberanyaho nibo bagenda. Bariya usigarana nyuma yo kwihugiraho nibo banyabo. Inshuti nyazo zikwishimira iyo uri guhangana n'ubuzima. Iyo wakomeje ubuzima, inshuti nyazo zigukomera amashyi. Izitari izanyazo nizo ziguseka. Uzareba umubyeyi wawe ukunda gufata iyo abona washishikaye, amayoga washyize ku ruhande, usigaye ubyuka kare, arishima akanagusengera rwose n'imigisha ikakomaho. Ariko inshuti z'abaringa zitangira kuguseka ziti yavuye ku nzoga, buriya yigize ibiki. Aba bantu rero icyo bakorera ni ukubima umwanya, ubundi ugasiba, shaka agasibisho. Nkuko kuri telefoni y'ibintu bije utabikeneye utirirwa unabifungura, ahubwo ugasiba, niko n'aba bantu ukwiye kubafata. Ku isi wabaho nk'indwanyi cyangwa se umukerarugendo. Indwanyi ntabwo zikunda ubutengamare rero, abakerarugendo nibo bakunda ubutengamare. Uri umukerarugendo cyangwa uri indwanyi? Uzi ikintu abakerarugendo batahira muri iyi si ni ugufata amafoto y'ibyo indwanyi zubatse. Hari igihe uzatahira amafoto rero. Abantu ba gatatu ugomba kwirukana mu buzima bwawe ni abacantege. Jack Ma abita abicanyi b'inzozi. Abo bo ngo ntabwo ari babandi
bavuga bati inzozi zawe tugiye kuzirimbura hoya, aba bakwica baseka. Interuro imwe gusa ngo ibihagije bakaba barakurangije. Iyo nteruro ibirimo uburozi ariko ikigaragaza nije kugufasha. Umubwira umushinga wawe akakubwira ati wow, ariko akongera kandi kantu k'urucanege atari ko witondera ibi bihe, ati biriya bintu rero bishobora kuzagushyirisha mu gihe ugenza gake akaba arikocoye. Biba bimeze nko kukugira inama ariko aba ari kukwica gahoro gahoro. Aha ni nko kukubwira ngo urajya he, waje tugakomeza gusunikiriza hano hasi, uransiga ujya he. Ukamubwira uti ndashaka kugabanya ibiro, agahita akubwira ati yego ni byiza ariko usa neza iyo ubyibushye, uzi ukuntu uri ikibaju. Roho yawe iri kukubwira ko ugomba kugabanya ibiro ariko wagahita aza mu mazi akakubwira ati reka reka uzi ukuntu usa neza iyo ubyibushye, reba ayo matama, reba iyo nda, ako gasozi ndatwa. Iyo ushaka guhindura ubuzima ukababwira bahita bumva ko bo basigaye. Ni ibintu bita byikora rero ko bakubwira mu rwenya amagambo ameze nk'impuhwe, inzozi zawe bakazirindimura gahoro gahoro mu cyayenge. Iyo udakomeye rero utangira kwishidikanyaho. Aba nabo hari igihe baba ari abantu bawe ba hafi bo mu muryango, inshuti. Iyo rero ari wa muntu wakuru bikubwiye ntabwo ubyitaho, ariko iyo ari umuntu wawe wa hafi ubyitaho rwose, ubyitaho. Burya nubwira boss wawe umushinga ushaka gutangira ukumva ari kuguca intege aho kugushishikariza, ukumva arimo arakubwira ibyago biwurimo, uwo mu boss uzamushidikanyeho. Hari igihe aba atifuza kutera imbere ngo umurenge. Boss nyawe ahubwo agushishikariza kuva mu butengamari, akakubwira ibintu biremereye ugomba kujyamo bifite umumaro. Guhangara ubuzima rero bugoye nibyo bigukuza. Buri inzozi nini zitangira zumvikana nk'ubugori kugeza igihe zibereye impamo. Wavumbuye imodoka baramusekaga ariko abima amatwi, iyo atabikora tuba tukigendera ku ifarashi. Wavumbuye itara baramusekaga bati buji n'itadowa birahagije, iyo abumvira tuba tugicana ibishirira. Wavumbuye amashanyarazi isi yose yaramwamaganya ati azanye noneho ibintu bije kuturimbura, iyo abumvira twese tuba dutegereza ukwezi n'inyenyeri ngo bimurike. Kandi abantu baguca intege baguseka baba ari abantu bawe ba hafi. Abo bantu bawe ba hafi rero ntabwo ari ukubanga, ahubwo inzozi zawe ni nini cyane kubarenga. Ku bijyanye n'inzozi jya wegera hirya yabo. Ku bijyanye n'imibanire mukomeze mubana, ariko ku nzozi rimwe na rimwe guceceka n'uburinzi buhambaye. Reka umusaruro aba ari usakuza, siba cyangwa witarure. Rinda imbaraga zawe kurusha ibindi byose birindwa. Inzozi ni nk'umwana muto, wirinda kumuha uri yujugunya hasi buri kintu cyose afashe mu ntoki. Abantu rero bica inzozi zawe, iyo wahaye urwaho urumva ubukozi bara. Igihe cyawe rero niyo ntwaro ikomeye. Egera abantu bavomerera inzozi zawe aho kuba bari abazirandura. Umuntu ntabwo yicuza ibyo yagerageje bikanga, ahubwo yicuza ibyo atigeze agerageza kabone nubwo yaba yarabitekereje. Bariya bitotomba siba, abakunda ubutengamare siba, abacantege siba. Ubuzima bwawe ni nk'imodoka uri umushoferi, iyo uhaye umunyenga utabikwiriye imodoka yawe irayoba, barayiyobya rwose. Hari igihe ikibazo rero aba atari wowe, ahubwo mu modoka yawe utwaye abantu batari abanyawe. Abitotomba nubatega amatwi batwaye mu modoka barakubwira uburyo umuhanda utameze neza. Abakunda ubutengamare baraguhagarika buri kanya bati reka dufata ko kunywa di, reka dufata ko kurya buri kanya, uzageraho uryari rero uhagarara buri kanya. Noneho bariya bo burucantege baragusubiza inyuma bati aha hantu turi kujya iki cyerekezo ntabwo ari cyo, reka dusubire inyuma, reka dusubire inyuma. Uzagerayo gute rero? Ikintu uba ugomba gukora aho ngaho rero urahagarara ukabakuramo, urasiba. Abantu babi iyo bavuye mu buzima bwawe imbaraga nziza zirinjira. Ni nk'uko telefone ikora neza iyo umaze gusiba ibidakenewe. Insinzi ntabwo ari ibyo wongeyeho gusa, ahubwo nibyo wakuyeho bishobora kugeza ku nsinzi. Umuntu umwe muzima muhuje, wihuje nawe ashaka kuguhindurira ubuzima, ariko umuntu wihuje nawe mubi ashobora no kurimbura ubuzima bwawe. Ngabo rero abantu batatu ugomba gusiba muri buno buzima niba ushaka kubuhindura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uremeranya na Jack Ma cyangwa yararengereye? Ibitekerezo byawe birakenewe.